Yes, twongeye kubahereza ikaze kuri channel yacu ya UR update, mboneraho no gushimira abantu bakomeza kutwereka ko turi kumwe bakanda subscribe kuri iyi channel. So ndagira ngo mbere yuko nkomeza, niba uzi ko uri kureba kano ka video ukaba utarakora subscribe, banza ufate isegonda rimwe ukande subscribe, kuko ibi bintu ni ingenzi bizajya binyura ahangaha kuri iyi channel, cyane cyane ku munyeshuri nkawe wiga muri UR Huye. Update zose niho uzajya uzibonera. So rero ikintu gitumye dukora iyi video, ngira ngo nkuko babibamenyesheje kare, registration kuri hostel bizatangira kuwa mbere. Bizatangira kuwa mbere, ngira ngo babibabwiye, kandi hatagira umuntu ugerageza gufungura link ngo ari gukora registration ya hostel hano yiga muri UR ya Huye. So rero hatagira umuntu ukubwira ngo ari kubikora ngo nawe ubikore, kuko nubikora ukayibura uzabyimenyera. So rero mugerageze mukomeze mutegure, kandi niba uzi ko utarakora registration yindi 60,000 ubikore vuba, kuko ntabwo ushobora kuapplyinga hostel utarishyura ariya 60,000. So rero ndagira ngo mubikore vuba, ariya amafaranga ya application muyishyure vuba vuba, kugira ngo kuapplyinga hostel bizabe byatangiye. Kandi mboneraho kubibutsa hatagira umuntu ubabwira ko ari gukora application ya hostel hano muri UR Huye bigakunda, kugira ngo badakomeza kubayobya. Ikindi nababwira, mukomeze mube update muri iyi group, mutanga comment, ibitekerezo, twumvikanya nyine ese ni icyo ukeneye kumenya. Mboneraho kubibutsa hatagira umuntu ukora application ya hostel kuwa mbere bitaragera ngo muzitangire. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.